Wow. Ntabwo nari nzi ko iri buze gusa neza kuri uru rwego. Murabona yuko noneho yama pages yacu yayisaza kuko screen yahise yaguka, kuri about yayisaza yama page, bya bintu byacu byose byakuze. Oh my god, mu minota ingahe? Kandi nizere ko mwebwe bizabahiranye. Byamfashe igihe kinini kugira ngo mbige, but you guys bazamenya mu gihe gito gishoboka. Wow, this is so nice. Ya muri search engine yawe yanguresha Google Chrome, nikemo sites.google.com. Uhita ubona templates zirenga imwe nyinshi cyane: portfolio, family update, event. Izi zose ni template wakwifashisha ubaka website zitandukanye. Hano uri kubaka portfolio nawe ni cyari family update, event. Ahangaha ufunguye ama template, ufunguye urugero nka n'ingiyi bita family update, wajyamo ukazajya uhindura editing to ya customize uburyo wifuza. Ariko ibyo ni byose byo ngiye kubereka, ahubwo ngiye kubereka uburyo wakubaka website uvuye kuri zero from scratch. Reka duhitemo blank site. First of all, tugiye kubanza website yacu tuyihe izina. Twite tuza hano na page yacu tuyihe izina. Iki gice tuvuyeho ni igice cya mbere, ariko tugiye kujya ku kindi gice cy'ama setting. Hano ku ma setting tuhasanga ibintu byinshi. Tuhasanga navigation, brand images, viewer tools, custom domains, analytics, announcement. Ibi bintu mvuze haruguru bigiye bifite akamaro kabyo bimaze muri website yawe. Bidahari na website yawe yakora. Rero hano hari mode, aho mode ebyiri, hari icyo bita side mode, aho niyo bita top mode. Top mode bisobanuye ngo za menu, home, blog, ya magambo usanga kuri website yanditseho ngo login, blog, bya bindi byose muzi. Hari aho biba byanditse hejuru ahangaha, ibindi ugasanga byanditse ruhande uburyo buri vertical, bimwe horizontal, ibindi vertical. Ruhande rwanjye reka mitemo top, kwitamo side kubera ko nibyo nkunda cyane. Tugera ku bintu by'amakara, murabizi ukuntu distance, kwitamo transparent, more professional, bita boa. Tukagera ku cyo bita custom domains. Nababwiye icyo ari cyo, ngiye kuvuga kuri custom domains. Ushaka kumenya byinshi kuri ibi ngibi, nakoze video yabyo yo kuri YouTube channel yitwa CR School. Murebe video ziri, hariho video nyinshi zireke. Icyo twita Google Analytics. Google Analytics niza gufasha kuba wamenya se website yawe gukura, miragenda gakeya, yaradindiye, isurwa n'abantu bangaye mu kwezi, mu cyumweru, nkuko kuri YouTube channel biba bimeze. Announcement banner niyo mwarigeze mujya ku ma website bavuga nk'igihe cyangwa se n'izindi website muzi zirebe. Hari utuntu mujye musangamo tumeze nk'aho ari amagambo, ugasanga haranditse ngo niba ushaka ibikoresho byiza handa hano ugura ibikoresho. Tuntu batwita announcement banner. N'ahangaha rero birakunda. Reka tujyana kuri brand images, uploading logo yacu, hano dushyiramo azina website bose ikiriya logo bereye cyo. Munsi hano dushyiramo icyo twita favicon. Favicon nibyo ikimenyetso cyangwa se ni ifoto izajya igaragara muri search. Logo igaragara kuri website, ari kuri search ubona search nka for example nka Amazon. Search nka Amazon, urabona yuko ukimara kwandika Amazon uhita ubona ngo e-commerce company, uhita ubona ifoto ya Amazon, ubona ko isizamo. Rero iyi ngiyi nka baba ya uploading nka favicon. Alright, reka uploading favicon. Kuri njyewe numvaga twagashyizeho iyi logo n'ubundi ya Western Park, n'ubundi iyo foto ifite aho ihuriye na brand. Dushyiremo message yacu muri announcement banner. Ibyo bizajya bigaragara ku website, abantu baba babasha kutayira yacu. Dushyira button label ni kuvuga ngo order now. Dushyiremo na link, dushyiramo link bazajya bakirika bakajya kodaringa cocktail yacu. Dusetting byo piningwa muri new tab, kandi igigaragara ku mapaje ayariyo yose. Ahari aho wakirika hariho hose uzajya ubona iri tangazo ryacu. Ngaye nguko urabona yuko ya banner yacu yagaragaye, itangazo muri yagaragara neza, abantu babasha kodaringa product zacu. Now tugeze ku gice cy'ama themes. Themes uyahitamo kugira ngo website yawe uzajye isa neza bitewe na theme wahisemo, niyigena uko website yawe iza gusa. Kuri njyewe nkunda ingiyi ya simple. Hari nyinshi cyane, hari ngizo zose za vision zose, ariko ngiye nkunda ingiyi ya simple. Nkayikunda iri hano kuri black,
ushobora no gushyiramo theme wifuza yawe, ukayiha amabara wifuza, ukayiha like amatext ari buze kuba yiriho, ukagena uburyo ari buze kuba ameze, ugahitamo wakwita ngo nka font type. Njye nkunda iyi ngiyi ya light, ibintu biri simple bitakabije, none ibintu biri professional ntabwo birimo ibikabyo byinshi. And then tukaza kuri iki gice tugiye gutangira kudesigninga icyo twita hero page. Iyi page ya mbere umuntu ashyikaho bwa mbere akiza kuri website yawe bayita hero page. Ndaza hano mitemo large banner kuko ntari kuyikunda iyi banner iri ahangaha y'umukara. Ngiye gushyiramo ifoto nifuza, ushobora guselectinga izo Google yakora recommendinga cyangwa se ugahitamo n'iyawe. Ngiye kamitemo iyanjye kuko hari izo nafashe ndazidownload. Now banner yacu izajya igaragara kuri home page yamaze kuba upload. Hasigaye kwa updating, dore nuko nguko iri gusa. Hano hari feature ya readability adjustment. Nuza hano ukayikirikaho, urabona ukuntu ifoto yacu imeze nkaho yijimye, but nukirikaho gutya iraza kwita iki. Urabona yuko isiba professional. No scrolling, umuntu za scrolling hano bizamuryohera guscrollinga kuri iyi website. Now tugeze ku gice cy'ama menus cyangwa se cy'ama pages, cyo gushyiraho ama page, kubera yuko ntabwo umuntu azascrollinga gutya gusa hatariho ama page. Tugiye kuza hano handitse pages, tugiye dukanda kuri aka gasaraba handitse new page, ushyiremo about, done, new page, menu, done. Ukomeza iyi process mpaka wowe nujya gukora website yawe uzakomeza uko ndi kubigenza, ugende ushyiraho ama pages yawe kanda kuri hano kuri aka gasaraba, ukomeze ubikore. Kameze noneho nadinga n'izindi pages ntarashyiraho, then urebe ukuntu website yanjye iri buze kubisa. Tuje gushyiraho ama pages, tugaje gushyiraho icyo bita sub pages. Nk'urugero nk'ahangaha kuri about hashobora kujyamo ibintu byinshi, hashobora kujyamo our story, our team, our health, our culture, byose bigomba kujya muri about page. Rero kugira ngo bijyemo turadingamo ama sub pages. Nze nkande hano nongeramo ama sub page. Ushyiraho sub page, uraza hano kuri page ya about ukande kuri utudomo dutatu, then ujye hano handitse sub page, uhita ubona ahantu uri bushyire page ya sub page name. Uhita ubona ahantu ushyira sub page name. Sub pages zacu tumaze kuzadinga. Uramutse uje hano kuri aya ma page dufite home, dufite about, dufite menu, dufite more no kubera yuko size yabaye ntoya zihita iyo ukanze kuri more uhita ugenda ubona n'izindi. Ariko reka tujye hano kuri about, ntarindi gushyiriramo andi ma sub pages. Nukandaho gutyo rero tubona za sub pages zacu. Dufite our story, our team, our philosophy, our sustainability and careers. Byose urabisangamo hano muri about. Igice dukurikijeho nicyo kumenya ama features agize Google site kugira ngo uzajye uyifashisha kuri website nziza. Buri feature igiye ifite ikintu imaze kandi gitandukanye n'ikindi ikora. Reka tuze hano kuri insert ko niho byinshi bizajya bikorerwa, byose no kugenda
ngo abantu bajye babasha kubukinga amamap, amadokima, ibintu byose, amaslides. Ubwo ni iyo tuvuze slides hano kuri Google mujye mwumva PowerPoint, iyo tugeze hano byitwa slides. Kagira amaforms niba umuntu ashaka kwa applyinga, hari link ufite zo kwa applyinga, ibintu nk'ibyo byo kwiyandikisha, ugashyiraho amaforms, amachat, ushobora gushyiraho ama graphics, ama curves agaragaza wenda uko abakiriya
naho ubikore, uhave ujye kuri menu wenda ushobora gushyiramo ibicuruzwa wenda mufite, tuvuge
You know what? Thank you for watching.